nukuri Chichi chingatengera nubwo okay anyway manishimwe cyagihe tuganira hari abantu bagize ngo koko ngo watabutse ngo bese ngo byatongoye abantu benshi bakunda kugenda bari kunsindikira ako ka video bakavuga ngo nukuri koko wasaze ntabwo nari nasaraho kandi ni wacu ntabwo rwazaho umusazi nange wacu mu muryango hari umuntu wasaze kuyeho nkura n'abasazi bari kugenda ari kibaranga kuba baba bari gukora ibintu bidasanzwe nko kugenda batoragura ibishashi kigaragaza ubusazi nuko umuntu aba ari gukora ibintu bidasanzwe cyane cyane bibi byakwangiriza ubuzima bw'abantu hari wigeze kuvaya aravuga ati nanje ngiye guhagarara ku maguru yanje abiri nsaba abantu bantore ku ntebe runaka hagira umwe aravuga ati yaravuze ngo nta nkumi yigaya komeza mubwira ibyo rwanda kumbwira ngo nta nkumi yigaya ibyo byari bishatse kuvuga ngo hari abantu batukana ariko bagatukana mu kinyabupfura nk'urugero hari umuntu umwe muri Bible wigeze gutuka umugore we aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa ubu ni Yobu igihe cy'umugore we yamubwiye ngo wakwihakanye Imana yawe ngo ukayivaho umugabo we nyine hejuru yuko yaramukunda baziranye bubaha Imana nje uko nabifashe nabonye yuko amututse mu kinyabupfura aravuga ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'abapfapfa yanze kumubwira ngo ni umupfapfa ariko aramubwira ngo uvuze nk'umwe mu bagore b'iki none si iyo uvuze nk'igipfu uba utari cyo uvuze nk'umuntu udafite ubwenge nk'umupfapfa ukavuga nk'umupfapfa uri umupfapfa so urabona ari abantu batukana ariko bagatukana mu kinyabupfura nubwo yatukana ukagira ngo wenda ngo ntabwo atukanye ko wagira ngo ufite ubwenge nta nkumi yigaya ariko yageze aho no kubivuga arabivuga da ubwo navuga yuko ari ubwenge buke uriya mugabo bari kuvugaho wagira ngo babonye ngo nta bwenge afite ariko njyewe babwiye ngo nta bwenge afite nzi yuko aba ufite na n'ubu ngubu ari Kampala ari Makerere ari kwiga PhD kandi urwo ni rwo rwego rugaragaza yuko umuntu yize ari kwiga PhD kandi azayishika kuko n'ibindi arabishikaga rero kuvuga ngo nta bwenge afite nta nkumi yigaya baravuga ngo every girl or a girl or a woman or a lady believes in her thigh murufumbira ngo ni ngwiki buri mukobwa buri mugore buri mutegarugori yizerera mu kuguru kwe mbese ngo nta nkumi yiga y'ikibero nta nkumi yiga y'ikibero so nukuvuga ngo iyo umuntu akurebye nawe ufite akaguru ufite ubunyare ufite nk'utuguru tumeze nka to speak uko twaba tumeze kose nyine wumva yuko ari amaguru so ni nk'uko waba ufite nk'ubwo buguru ukibwira yuko ufite amaguru none cyo ari kumenya cyane gihe cyo ufite ubuguru ariko ukiyumvisha yuko ufite amaguru ibyo reka watugenderaho tukaba twavunagurika mu muhanda so uriya musaza ashobora kuba yararebye uriya mugabo akavuga ngo nk'uyu nguyu ubwo nawe mu by'ukuri n'ubu buguru n'ubwenge bwafite nuko ameze nuko agayitse nawe buriya kweri koko urabona yuko yanyiyamamazaho akaba nawe nyine nawe yabonye yuko adakwiriye kuba MP abona yuko atabana MP aravuga ngo nta nkumi yigaye ngo ushatse kuvuga ngo nawe ubwo nawe uri kubona yuko wabaye MP icyo yarashatse kuvuga so buranje nabivuga nko gusuzugurana nko kugayana akajogo nyine ariko ubwo nawe wenda biba byaramucitse niba yarabivuze bigendereye
ntabwo mbizi newe. Museveni harya andi mazina yawe bakwitanye? Anyitaga Twizere Lauben Museveni Mushoka mbere. Mfite amazina 4 kandi yose ndayemerewe. Hari impamvu nayiswe kandi mbona ari amazina meza. Hanyuma ngo ukora iki harya? Nkora imirimo myinshi imbeshejeho, ndacuruza, ariko cyane ikintu kizwi ndi umudureva mvugiga imodoka mu district ya Kisoro. Uvuga imodoka iyande? Imodoka yo mvuga ni ya district, ariko ubu ngubu nkorana na chairman RC5 Abel Bizimana, niwe mbana nawe ubu ngubu mu office ye nimwe nkora. Hari amakuru aherutse gucicitana avuga ko ngo chairman RC5 wari nta modoka yafite, ngo ariko afite ebyiri ziri mu garaji. Ni ukuri? Iki nubwo okay, ibyo reka tubishyire ku ruhande. Hanyuma ikindi ngo ni koko urenda guhagarara ku ntebe ya chairman bimbaze neza. Andi makuru ari gucicitana avuga ko ngo wamaze kwerura ko nawe ugiye guhagarara ku ntebe ya chairman RC5. Bese mu byimbo bya boss wawe Abel Bizimana intebe yarimo, mu gihe nawe ahanze amaso MP ship, nawo ngo hanze amaso intebe ya RC5. Nibyo umwana baramubwiye ngo karabusangire nasiko, aravuga ati yakenzemo mungingingiye akemera tukabirya hamwe. Chairman Abel Bizimana yagaragaje yuko ashaka kuzaja kwiyamamaza kuba MP cyangwa member of parliament Bufumbira East. Aho yabivugiye ni naho bavuze ngo nta nkume kwikora iki yigaya. So ariko njewe Chairman imisi yo maranye nawe yavuze ikintu abaragikora, kandi ikindi Chairman yifite amaraso yo gukundwa, abantu baramukundaga. Njewe mfite ibyiringiro ntashidikanya neza yuko tuzaje kwiyamamaza mu Bufumbira East, kandi ndahamiriza abantu yuko Abel Bizimana umukangurambaga Zurupai yuko agiye kuba MP wa Bufumbira East mu mwaka wa 2026 kugeza mu mwaka w'2031, kuko ntazaje kwiyamamaza. Ariko rero mu gihe cyarangiye kuvuga ngo ashaka kwiyamamaza ku bwa Bufumbira East, nta muntu n'umwe wigeze kuvuga nawe ngo ashaka kuba chairman RC5 muri gura mwaka gwazaba agiye mu Bufumbira East. Nawe urabyihakanye? None harangiye kubivuga yuko azaja mu Bufumbira East, ndavuga nti ubu buyobozi ko dusa n'ababushakaga hamwe ari gushaka ubwa chairman RC5, kandi ko nkuze ko mfite imyaka, ko mfite umugore n'abana, ko mfite umunwa wo kuvuga, ko mfite ubwenge, ko nize. Jewe iyo ntebe nyifuje naba nifuje nabi kuko abandi none se abifuza kurara ku mazu y'abandi ntibariho bari kuyamena, abajura ntibari nibyifuza kwiba. Jewe wifuje kuba umuyobozi nkaba chairman RC5, nizaba wifuje nabi. Ukunda bani kiragihe mfite nanje kuzaja kwiyamamaza iyo ntebe nkayihatanira. Abatozi ba Gisoro bandeba banshima bakampa karura, ariko rero nta n'impamvu yo gutuma batanshima kubera yuko ndakwiriye kuko ubuyobozi mbwiyumvamo. Kandi njewe buriya n'igihe cyo navukiye naravutse data nyita Museveni. Cyatumye nyita Museveni nuko hari ukuntu ko yambanagamo
impano y'ubuyobozi. So ngo kusa nk'uri umuyobozi mwa ntabwo ari kugira ngo nsa n'umuyobozi ahubwo ndi umuyobozi.